Mbahaye ikaze kuri Ivy Scholars TV Rwanda. Nk'ibisanzwe rero ni amakuru ya kaminuza ndetse n'ajyanye n'ama applications. So hari itangazo rero HEC cyangwa se Higher Education Council ryamaze kuba ryajya hanze rireba abanyeshuri mwasabye inguzanyo. Rero benshi mwagiye mwibaza ese ubundi kugira batange inguzanyo bafatira ku manota ngahe, baba bagendeye kuki, ni biki bagendera kugira umwe bamuha inguzanyo undi bayimwime, kandi ugasanga baragize amanota amwe cyangwa se criteria ari zimwe, barize ibintu bimwe, barize ku kigo kimwe, barize combination imwe, bagize n'amanota amwe, ariko ugasanga umwe yabaye admitted undi ntabwo yabaye admitted. Muhaye ikaze rero, ibyo byose nibyo tugiye gusobanura hano kuri Ivy Scholars. Nk'ibisanzwe ni Mr Ivy mwa muri kumwe. Ikaze rero abashyashya nabo reka tubanze tubahe welcome. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ndakubisa gukora subscribe, like, share ndetse na comment ku biganiro tugenda dukora. Niba kandi nawe usanzwe hano, reka ngushimire ko wamaze gukora subscribe. Salute, I value your work man. Mbaha agaciro ku byo mwakoze cyangwa se ku mbaraga mugomeza kudutera. Reka tubanze turebe iri tangazo, hanyuma nze ngusobanurire bimwe mu bintu bagenderaho bafata cyangwa se bahabwa inguzanyo. Reka turebe iri tangazo rya Higher Education Council, ikigo gishinzwe amashuri makuru ndetse na za kaminuza. Umutwe w'itangazo uragira ati: itangazo rireba basabye inguzanyo yo kwiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, University of Rwanda, muri Polytechnic y'u Rwanda, icyiciro cya kabiri cy'amashuri makuru, Rwanda Polytechnic Bachelors of Technology, no mu ishuri rikuru Rwanda Institute for Conservation Agriculture rizwi nka RICA riherereye mu Bugesera. Ibi byose barimo birareba abasabye inguzanyo umwaka bashaka kwiga mu mwaka w'amashuri 2025-2026. Itangazo rero batangiye bavuga ngo ubuyobozi bwa Higher Education Council HEC buramenyesha abanyeshuri basabye inguzanyo yo kwiga muri kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda cyangwa se uyite UR bitewe nuko ubivuga, ndetse n'abasabye muri Polytechnic y'u Rwanda, icyiciro cya kabiri cy'amashuri makuru, Rwanda Polytechnic Bachelors of Technology, no muri Rwanda Institute for Conservation Agriculture RICA mu mwaka w'amashuri 2025-2026. K'ibyavuye mu busabe bw'inguzanyo yo kwiga biboneka banyuze kuri iyi link muri kubona hano. Reka nyiborodinga kugira mwese muze kuyibona. Ngira ngo mwe muyibona mu ibara ry'ubururu. Hanyuma bakomeje bavuga ngo uwasabye inguzanyo yinjira ahabugenewe cyangwa se yinjizamo registration number cyangwa se ashyiramo registration number izwi nka reg number, ya mibare baguhaye irimo urakora application, akabona ibyavuye mu busabe bwe bw'inguzanyo, akaba yabona n'urupapuro rubyerekana. Ubwo n'urupapuro rukwereka ko baguhaye inguzanyo. Ibyagendeyeho rero mu gutanga inguzanyo ni ibintu nshaka ko tuza kuvugaho, ariko muze kwihangana video nimbona yabaye ndende ndabisobanura muri video itaha. Mumbwe muri comment nimba mubona mubikeneye cyangwa se mubona biri necessary, ndaza kubivugaho pe byeruye, nkubwire criteria mve kuri kamwe nge ku kandi. Ariko hano reka mbanze mbivuge muri makeya nkuko babivuze. Amanota umunyeshuri yagize asoza amashuri yisumbuye ahabwa 50%. Kugira rero baguha inguzanyo, amanota wagize muri secondaire cyangwa se muri national ahabwa 50% iyo bagiye kuguha inguzanyo. Ibyo umunyeshuri agiye kwiga muri kaminuza nabyo bigahabwa amanota 50%. Ni ukuvuga ngo ibyo amanota wagize ahabwa 50%, ndetse n'ibyo wahisemo bihabwa 50%. Ngira ngo mwaribonye abantu bo mwaka ushiye twabasobanuriye STEM and non STEM aho bitandukanira. Rero nabo mwaka rero ndifuza ko twaza gukora indi video mbasobanurira kuri ibyo bintu bya STEM na non STEM, cyane cyane ko ari byo bigenga inguzanyo. Mugasanga yagize n'amanota menshi ariko yasabye non STEM, ugasanga abuze inguzanyo. Uwagize make yasabye STEM ukabona abonye inguzanyo. Ibyo nibyo nshaka kuvugaho muri video itaha. Muze kumbwira muri comment niba muyikeneye, ariko hano tubaye tubicemo muri make nkuko babivuze ko ibyo wize bihabwa 50% ndetse n'ibyo ugiye kwiga bigahabwa 50%. Urumva ni muri make, ariko niba mushaka nza kubasobanurira nkagenda mabwira ati si combination kugira buhabwa inguzanyo bagendeye kuri ibi, mubimbwire muri comment nabyo nta kibazo ndabibakorera kuko nimwe nkorera. Ariko bashyizo icyitonderwa, amanota uwasabye n'uburyo yabazwemo biboneka ku mugereka w'iri tangazo. Impuzandengo yafatiyeho na amanota 50%. Ni ukuvuga ngo hano umuntu wese uri wagize amanota 50% muri mu cya leta yari yemerewe gukora application muri
Rwanda Polytechnic ndetse na University of Rwanda. Umunyeshuri uzahindura ibyo yahawe kwiga ashobora gutakaza inguzanyo. Mujya mumbaza se Mr. Iv, ndamutse ngeze muri kaminuza ko bamaye ibyo nashaka nahindura? No, ibyo baguhaye aba ari ibyo, ntabwo uba wemerewe guhindura faculty. Ibintu byose biba biri ku mubare. Umunyeshuri uzahindura ibyo yahawe, ibyo namaze kubibabwira, HEC izakira ubujurire bw'abatishimiye ibyavuye mu busabe bwabo binyuze muri HEC Miss hakoreshejwe linki yakoreshejwe mu gusaba inguzanyo, ukabyohereza ahanditse submit your claim. Rero narebabwiye ko ushobora no guclaiminga cyangwa se ushobora kurekarama niba ubona ibyavuye mu gusaba inguzanyo bitakunyuze cyangwa se batagwaye inguzanyo. Niyo mpamvu nshaka kuzabasobanurira ibyo bagendeyeho, ukabanza ukamenya nimba ibyo bagendeyeho koko ubyujuje, hanyuma ukabona gukora claim. Gutanga ubujurire bizakorwa kuva tariki 22 already zarageze z'ukwa 9 2024 kugeza ku ya 30 z'ukwa 9 2025. Murumva ko ni iminsi mikeya. Ubwo urumva harimo babandi ba 2024 ndetse na 2025 babahaye umwanya uhagije kugira ngo mukore claim. Nyuma yaho nta bujurire buzakirwa. Bikorewe i Kigali kuwa 20 z'ukwa 9 2025. Murakoze rero, namushaka ko nabakorera indi video ivuga ku manota bagiye bafatiraho ndetse n'ibyo bagendeyeho, muranyandikira muri comment. Thank you for watching.